Haleluya, haleluya, ndabasuhuje Christine Coleman. Ndaje ngo tuganireho gatoya, ariko reka mfate umwanya nsenge. Mana, ndagushimiye ko ibigiye kuvugwa kuri iyi saha, ko ibigiye kuganirwaho wabiteguye kandi ukabinshyira ku mutima. Ndagusabye ngo abareba, abakunda ukuri bahumuke, barusheho kugira ishyaka ryo kugukorera, abahumye babone, ababona kandi nabo barusheho kureba. Ibi ni ibihe byiza, ibi ni ibihe bikomeye, ibi ni ibihe akaga gashobora kuza igihe icyo ari cyo cyose, ariko Mana Yesu Kristo, nta na rimwe uzatererana abana bawe mu gihe cyose bacyambaye uyu mubiri, kandi mu gihe cyose batariha ya nyamaswa ya indi irimbura. Haleluya, haleluya, ndabasuje bene data, Imana ibagirire neza. Maze iminsi ntakora ibiganiro kuko mbikora ari uko Imana yambwiye ngo ngwino ukora ibiganiro. Haleluya. Ntabwo nkorera umuntu runaka. Minisitiri yanjye ntabwo ari minisitiri y'ikinyarwanda y'abanyarwanda gusa. Maze imyaka irenga hafi 20 nkorera Imana, nkora ibintu byinshi cyane. Ntabwo rero nza hano kugira ngo nshimishe abantu. Njyewe umuhamagaro wanjye ni ukuza nkavuga ukuri, nkahanura, nkakubwira ibyo Imana nshyize ku mutima. Ibindi ni iby'Imana, byasohora bitasohora, ibyo ngibyo biri mu maboko yabo. Ariko Imana nkorera ni Imana nzima, kandi yankoresheje mu bihugu byinshi, mu bintu byinshi. Haleluya. Nje kubabwira yuko turi mu bihe, mu cyongereza navuga ngo terrific times. Ni ibihe byiza, ariko kandi ibihe biteye ubwoba, kubera yuko turi kuri edge, turi ahantu duhagaze nko ku nkengero z'ikintu. Ubwo rero ndagira ngo muri iyi minsi mwitonde, kuko amadayimoni ari ku isi ari gukora. Mwitonde, mwitonde. Igituma mbabwira ibi ngibi si kugira ngo mbatere ubwoba, si kugira ngo ngire abayoboke, nta nubwo ari ukugira ngo nshyigikire ishyaka iri n'iri. Igituma mbibabwira ni uko Yesu yambwiye yuko hari aho abantu benshi bazabigwamo. Hari abantu benshi bazabigwamo. Ubu ngubu mwese mwagombye kuba muzi uko amadayimoni akora, mukamenya uburyo ayo madayimoni yiyoberanya akaza yigize nk'abantu beza. Mugomba kumenya niba usoma Bibiliya buri munsi. Njyewe imyaka 20 irashize, niba uzi buri munsi nsoma chapitire 10 cyangwa se more. Habaho n'igihe wenda ntabishoboye, ariko iyo usoma Bibiliya ukanasenga, Imana itangira kuvugana nawe, ikakubwira ibihe turimo. Muri iyi minsi navuze cyane kuri politiki yo muri Amerika. Abantu benshi barabigaya, ibyo njyewe ntacyo bimbwiye rwose. Ndabakunda, I love you anyways. Wakubitaho comment ziryoshye n'izitaryoshye, ibyo ni ibyawe, kuko buri muntu wese afite ibyazabazwa. Ngiye kubera ko nkorera Imana, ibyo ngibyo bya comment ziri yaki ntacyo bimbwiye. Ariko page yanjye igomba kuba ari page iha icyubahiro Imana. Nuza gutukana, nzagusengera, nindangiza kugusengera nzabisiba kandi nzagufungira. Dore ubu ngubu mfite nk'abantu barenga 1000 bategereje ko mbabwira ngo nibaze ku rubuga muri page yanjye. Abo bantu bose barategereje. Ntabwo ninginga abantu baba baje gutukana. Abo ngabo batumwe na Satani, abo ngabo nzabaha Imana. Ubwo rero muri iyi minsi hari ugiye rwose ntabona umwanya wo kujya muri comment. Hari abagira neza bankunda, nabonye hari abantu benshi bankunda bandwanira, hariho n'abandi bandwanya. Ibyo ngibyo ntacyo bivuze abandwanya. Abo ngabo muzibonana n'Imana. Ariko niba ufite umutima wo kumfasha, wanyandikira messenger ukambwira uti pastor nzagufasha. Kubera yuko abantu nk'abo muzajya mubona bari gutukana, muzabambwire, nzabirukana maze kubasengera. Nuko bikora, nta kundi. Ntabwo dufite umwanya wo kujya kuganira na Satani. Nta mwanya mfite wo kugenda nicarane na Satani ku meza tuganire. No, Satani ntashobora guhinduka. Ubwo rero ntabwo mutaho umwanya.
abandi bati pasiteri uri kuvanga amasaka n'amasakaramentu kuko uri kuvuga politiki yo muri Amerika. Reka nkubwire, Yesu Kristo niwe wantegetse kuyivugaho kandi ndabigusobanurira. None se usoma Bibiliya? Hari abantu benshi Imana yambwiye iti ntabwo banzi, nubwo ari abakristo nubwo bafata Bibiliya ntabwo banzi. Ndagusengeye ngo umenye ya Mana iza mukicarana ku meza mukanywa icyayi hamwe mukavugana. Ndagusengeye ngo umenye ya Mana iza ikakwihishurira, ikakugira inshuti, ikakwereka iby'imbere. Iyo Mana numara kuyimenya uzamenya uwantumye. Ngo Yesu yarambwiye ngo yabaye abapasiteri bose bari bameze nkawe, byarabimbwiye. Ngo yabaye abapasiteri bose bari bameze nka Kristina wanjye. U Rwanda n'ahandi rwahinduka, sinjye njyenyine bariho ariko ni bakeya. Urabona biriya bibazo twagize mu Rwanda, iyo abantu b'abapasiteri, abasaseridoti, ababikira, abihayimana bahaguruka bakavuga, iyo bavuga ntabwo kariya kaga tuba tukarimo, ntabwo abantu bari kwicwa mu Rwanda nk'uko bicwa kugeza magingo aya. Imana yarabinsobanuriye. Imana ni nayo yantegetse kubera yuko nabonanye n'Imana imyaka myinshi. Hari ubwo navugaga yarabanje irantegura, irampisha igihe gikwiye, imaze kunshyira muri boot camp, iransohora imbwira ibyo ngomba kuvuga. Ubwo rero Imana yantegetse kuvuga ku byo muri Amerika nyine, ndabikubwira n'impamvu. Ariko igituma mbere yuko nkubwira impamvu, reka manze nkwibutse yuko mu gitabo ni hehe? Mu gitabo reka tujye mu Bami ba kabiri chapitre umutwe wa 11 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Haravuga ngo Ataliya nyina wa Ahaziya abonye ko umwana we apfuye, arahaguruka arimbura urubyaro rw'umwami rwose. Uyu nguyu w'Imana yari yaragennye, ariko arahaguruka yihaye intebe y'ubwami. Ntukibwire ko abantu bose bari ku ntebe y'ubwami ari Imana yashyizeho. Ntukibwire yuko abantu bose ari abaperezida ari Imana yashyizeho. Hari abihaye ubuperezida. Iyo rero umuntu yihaye ubuperezida, ikizabikubwira igihugu kirahangayika, igihugu kijya mu kangaratete. Ubwo rero birabaye hano, uyu Ataliya nyina wa Ahaziya, nyina w'umwami, arahaguruka arimbura urubyaro rw'umwami, arimbura abuzukuru be. Ariko Yehosheba umukobwa w'umwami Yoramu, mushiki wa Ahaziya, mushiki w'umwami, ajyana Yowasi mwene wa Ahaziya, aramwiba, amukura mu bana b'umwami bicwaga, amujyana n'umurezi we, abashyira mu cyumba kirarwamo, bamuhisha Ataliya ntiyicwa. Nyirakuru w'abana arahagurutse yishe abuzukuru. Noneho mushiki w'umwami, umwami wari umaze gupfa, araza atwara akana, ngira ngo yari nka tante we. Araza arakiba kamwe, abandi bose arabarimbuye, nyirakuru arabarimbuye, aragenda aragahisha. Yarari gukoreshwa n'Imana, kuko iyo hagiye uw'Imana itateguye uwo ngo akorera Satani. None se Satani nicyo azakorera ubwoko bw'ikiremwa muntu? Ariko ubwo waruzi ukuntu Satani akwanga. Satani arakwanga 100%. Umuntu wese w'ikiremwa muntu Satani aramwanga. Indwara zose uhura nazo z'akaga, ibibazo byose Satani aguteza, ibintu byose bitagenda neza mu buzima bwawe, Imana ntabwo ariyo mwanditsi wabyo. Umwanditsi wabyo ni Satani. Ntashaka kunezerwa, ntashaka ko wishima, ntashaka kugira amahoro, ntashaka kugira imigisha. Noneho amaze kumuhisha byagenze bite? Reba mu murongo wa 4, Abami ba kabiri umutwe 11 umurongo wa 4. Ngo mu mwaka wa 7 Yehoyada atumira batwara amagana
b'abakariti n'abarinzi baraza bamusanga mu nzu y'Uwiteka, asezerana nabo isezerano, arabarahiza. Bari mu nzu y'Uwiteka, aherako abereka umwana w'umwami. Uyu nguyu Yehoyada yari muntu kireba ku murongo wa 9. Nuko abatware b'amagana bagenza uko umutambyi Yehoyada yabitegetse. Uyu nguyu yari umupasiteri. Uyu nguyu wamugeranya nuko yari umupadiri cyangwa se umubishop cyangwa se umupapa. Yari umuntu ukomeye w'umukozi w'Imana, umukozi wihaye Imana. Abona wa wundi wishize ku ntebe, arahaguruka akoreshejwe n'umwuka w'Imana, araza afata abategetsi, araza afata abasirikare bose, abashyira hamwe, abakoresha inama, arababwira ati tugiye gukuraho uriya muntu wihaye intebe. Ugenda uhasome hose, baragiye bazana wa mwana yarakiri mutoya, bamushyira ku ntebe y'umwami, baramwimika. Reba muri verise ya 12, umurongo wa 12. Maze Yehoyada asohora umwana w'umwami, amwambika ikamba ry'ubwami, amuha n'umuhamya, nuko bamwimikisha amavuta, bamugira umwami, maze bakoma mu mashyi, baravuga bati umwami aragahoraho. None wowe usoma Bibiliya, ni gute uza kumbwira ngo mvanga amasaka n'amasakaramentu? Imana nkorera, ndagusabye ngo uzayimenye. Ngewe yarangije kumpa iryo banga, kandi irambwira ngo ninkubwira uvuge ngo uzavuge, ntuzagire ubwoba. Haleluya, haleluya. Kuko Imana irakurinda. Imana iyo wiyemeje kuvuga, irakurinda, iragushyigikira, irakuyobora. Nuko rero kubera ko nzi ko nkorera Imana, sinkorera komenti za Facebook, ntabwo nkorera Perezida Trump, nkorera ukuri. Amen. Ibyo ngibyo rero, uramutse ushatse kubirwanya, wowe urarwana n'Imana. Genda usome muri Bibiliya, biri hose. Ikibazo kiba iyo abihaye Imana bagiye bakicara kuri pulpiti, bakavuga ngo ngewe ngo nta kindi ngo nzakora, ngo nzavuga ubutumwa. Ubwo se ubutumwa uri kuvuga ute abantu bari gupfa? Ubutumwa n'iryo juru Imana arambwiye ngo ntushaka kuryinjiramo. Waryinjiramo ute? Kuko Yesu Kristo ari muri ba bantu utavugira. Yesu Kristo ari mu bakene. Ugomba kuvugira abakene, ugomba kuvugira ukuri, ugomba kurwanirira ubutabera. Imana ntireba ibishura wambaye. Ibyo ngibyo ni zeru, ibyo ngibyo ntacyo bivuze. Ariko wa wundi wahamirije Imana, akarwanirira ukuri, akarwanirira ubutabera, uwo nguwo arahiriwe. Kandi mu gitabo cya Marakayi, Imana itubwira akamaro k'umutambyi. Abalewi, uwo bitaga Lewi, aho haturukaga abatambyi bakuru, haturukaga abakozi b'Imana. Muri Malaki 2:6-7, itegeko ry'ukuri ryabaga mu kanwa ka Lewi, kandi mu minwa ye nta gukiranirwa kwahumvikanaga. Yagendanaga nanjye mu mahoro no mu byo gukiranuka. Yahinduraga benshi bakareka ibyaha. Umupasiteri nyawe azayobora abantu kureka ibyaha. Ariko abantu ntibashaka kureka ibyaha, ubahisha ukuri. Ukuri ugomba kukuvuga, kabone nubwo bavuga ngo barakwica, ugomba kukuvuga. Kuko ukuri niko kubatura abantu. Kuza nkaguhereza keke, kuza nkaguhereza bombo kugira ngo nkunde, kandi nkundi kukujyana mu muriro, ibyo ngibyo si byo nahamagariwe, ibyo sinzabikora. Umurongo wa 7, kuko akanwa k'umutambyi gakwiriye guhamya iby'ubwenge,
kandi abantu bakwiriye kuba ari we bashakiraho amategeko. Abantu bagomba kuza kuri pasiteri bakamenya wisdom, bakamenya ubwenge, bakamenya amahitamo, aho bafite ikibazo akabaza Imana, Imana ikamusubiza nawe akababwira. Haleluya! Kandi abantu bakwiriye kuba ari we bashakiraho amategeko, kuko ari we ntumwa y'Uwiteka Nyiringabo. Umukozi w'Imana ni intumwa y'Uwiteka Nyiringabo. Ubwo rero hari ibintu bigiye kuba ku isi hose, ariko biri guhera muri Amerika. Mugende murebe kuri Facebook yanjye, nahashyize video y'umukobwa wo mu Rwanda ngo utarigeze urenga n'umwaka wa primaire. Umukobwa ntiharazi no gusoma no kwandika. Uwo mukobwa ngo yararinda, ariko Yesu Kristo araza aramwiyereka, aramwimenyekanisha. Uwo mukobwa yeretswe ibyo muri Amerika, araza aravuga ati ye atabademokrate bari gukorana na Satani. Icyo ngicyo nicyo cyatumye mpaguruka, kuko Imana yarabinyeretse. Ariko ntimusoma Bibiliya, ntabwo niba mutayisoma ntimurabimenya. Ushobora no kuba uri kuyisoma ariko udakijijwe. Ushobora no kuba uri kuyisoma ariko mu mutwe wawe harimo amakuru ataboneye. Hallelujah, 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 hallelujah. Give me a second, I have ngomba gusubiza iyi message. Haleluya, hari ibintu bigiye kuba ku isi. No umukobwa yarabibonye, umukobwa utaruzi gusoma no kwandika akabimenya. Ariko twebwe tuzi gusoma, dushobora kugenda tukagura Bibiliya, dufite amadolari, dufite uburenganzira bwo kugenda tukaba twajya hariya hirya no hino, ariko twebwe wapi, ntabwo turi kubikora. Imana itubabarire kandi Imana itugirire impuhwe. Dore turi mu gihe cy'ubuyobe. Ugende usome mu Batesaloniki 2. Baravuga ibihe bizaza ku isi by'ubuyobe, ibihe benshi bazagwa, ibihe ibinyoma bizaza bisize irange nkaho ari byo kuri. Naho ngaho turi. Ubwo rero Imana ishaka gukora ibintu byinshi ku isi yose, ariko yahereye muri Amerika. Ibyo ngibyo niba ubifiteho ikibazo wowe wajya kwaza Imana, ariko Imana yahisemo icyo gihugu cya Amerika ko ariho ihera, kuko ni igihugu cyashinzwe n'Abakristo bari baratotejwe bava i Burayi n'ahandi. Baraza baratotejwe, harimo Abayuda benshi baraza baratotejwe, bashinga iki gihugu, ariko bagishinze bagitura Imana. Niyo mpamvu ifaranga rya hano ryacu muri Amerika riravuga ngo ni God we trust. Niyo mpamvu niyo turi kuririmba indirimbo ya demokarasi yacu, turavuga ngo one nation under God. Amen. Amerika rero ni igihugu cy'igikristo, ariko Satani ntiyabyishimira, ashaka uburyo azigarura igihugu cya Amerika. Ashaka abakozi. Amaze imyaka myinshi Satani akora plani yo gufata igihugu cya Amerika. Noneho rero igihe kiragera muri aya matora, nibwo Satani umugambi wo gufata Amerika Satani ashaka kuwusohoza. Niyo mpamvu nahagurutse nkarwana, ariko si njye njyenyine, hari n'abandi ba patriots, Abakristo twese, babandi bavuga ko bakijijwe nyabyo, apana babandi bo gufata Bibiliya. Twese duhagaze mumwe,
turi ku mavi, turi kwiyiriza, turasenga, turerekwa ibintu bikomeye cyane, kandi tuzi ko Imana itazadutenguha. Imana rero twereka yuko igihe cyageze aho Satani aje gufata Amerika, ariko Imana yaduhagurutsa iravuga ngo ntimwemere ko bibaho, ndabashyigikira. Ubwo rero turahagurutse turwana na Satani. Ndagira ngo mvuge mu matora ho gatoya. Mu matora yo muri Amerika, abademokarate bakoze ibintu biteye ubwoba. Ubu ngubu tuvuga, biragaragara ko muri Michigan, nako muri Eta yihe, reka turebe, muri Wisconsin ngira ngo, muri Wisconsin hari amakuru avuga yuko saa 9 z'ijoro hafi saa 10 za mu gitondo, ubwo abantu bose bari basinziriye, noneho muri za ordinateri bagiye kubona babona kubera ko Trump yari ari imbere ku itariki, ubwo ni ku itariki nyine ya 4, babona saa 9 z'ijoro hinjiyemo amajwi 100,000 hafi na 44, 143 na magana 379, hafi 140 by'amajwi. Babona umunota umwe, isegonda rimwe, ayo majwi yose agiye kwa Biden. Aturutse hehe? Ntawe ubizi. Muri Michigan bafite list y'abantu batoye kandi barapfuye. Ayo maliste ari mu nzego z'ubutegetsi. Muri Georgia amajwi ya Trump barayazanye bayashyira ahantu mu nguni, ntagire uyafata, ntagire uyabarura. Biden bakagenda bamwongera ibihumbi n'ibihumbi. Ubu ngubu tuvuga hari ordinateri bita na software zabo za Dominion system. Iyo software yarakoreshejwe, noneho ikajya ikontororwa n'abantu bari ahantu hatandukanye. Babona Trump agiye gutsinda, bakamanura bakamumanura, noneho bakongeza amajwi ibihumbi n'ibihumbi kuri Biden. Ubu ngubu tuvuga investigation nyinshi ziri gukorwa. Noneho hari ikintu abantu batazi, iri ni ibanga ngiye kubabwira, abantu benshi ntibabizi. Buriya Trump ntabwo ari ikigoryi. Mu mwaka w'ibihumbi 2012 deja yarazi yuko abademokarate biba amajwi. Abizi gute? Kuko kera burya nawe yari umudemokrate, ariko Imana iza kumukuramo, aza kureba abona ukuntu bari kwangiza igihugu, aravuga ati ibi bintu ntabwo nabishyigikira, kuko yari umuntu kuva kera kose wakundaga igihugu cye. Noneho yarabizi ko abikora. Niba ugira ngo ndakubeshya, ugende ujye kuri tweet za Trump, ejo hari tweet yongeye ashyiraho, ariko iyo tweet niyo muri 2012, ari kuvuza impanda abwira abantu bo kwa Mitt Romney, reba bari kukwiba amajwi, Obama ari kukwiba amajwi, genda urebe za voting machine. Na ziriya voting machine no mu gihe cya Obama zarakoreshejwe. Abademokrate bamye biba. Noneho rero kubera ko Trump yari abizi kandi azi ko bahora babikora, noneho mu mwaka wa 2020 nyine ubu ngubu yiyamamaza bwa kabiri, buriya azi balote zose ziri z'ukuri. Urabona ari amabahasha bakoherereza, bagashyiramo
amatora. Imbere ya envelope niho haba hari igipapuro utoreraho cy'amajwi yawe. Buriya iri envelope bagiye bohereza, ziriya barote boherezaga, mbere yuko burya bazohereza, kuko Trump yarazi ko biba, iziri nyazo, hari buriya akabanga bashyizemo, hari ikintu bashyizemo cyitwa watermark, kiba nkaho agacipu washyira mu rupapuro, ku buryo buriya Trump na guverinoma ye bazi amabahasha nyayo yagiye hanze, barayazi. Noneho ako gacipu iyo kagiyemo, baro nyayo aho iri barayizi. Niyo mpamvu hari ahantu hamwe nko muri za ngira ngo muri Florida byarabaye, cyangwa se ahandi hantu bagiye ukajya kubona ukabona Homeland Security iravuze ngo hari amajwi ari mu kiyaga iki n'iki bajugunyemo, kubera yuko ako gacipu karimo. Iyo amabaloti yagiye aha n'aha, hari uburyo bwo gukontorora ukamenya baloti ziri nyazo n'iziri fake. Ibyo ngibyo byose Trump arabizi. Ubwo rero abademokrate w'icyo bakoze, baragiye bacapa amajwi menshi, amamiliyoni n'amamiliyoni, ariko bibagirwa wa mutego Trump yabateze, ku buryo buriya Homeland Security irabizi. Hari ibimenyetso simusiga by'abana batoye, kandi abo bana bose batora bagatora Joe Biden. Abantu bose bapfuye iyo batoraga nta wundi batoraga Biden. Ese wari uzi ko ubundi muri Amerika dore ko twatoraga ubundi? Twaratoraga niba uyu munsi wo kwa kane ari wo munsi w'amatora, iyo twarangizaga gutora, icyo gihe nko ku mugoroba twaricaraga, twakoze iminsi mikuru, turi kureba za televiziyo, turi kureba uko amajwi ameze, bikajya kugera nibuzi saa 5 z'ijoro twamenye usa n'uri butsinde. Ariko muri iki gihe noneho Trump atangira gutsinda hariya, atangira gutsinda za Florida, noneho bigeze ku kabwibwi ku mugoroba. Ndi kubwira abashaka kumenya ukuri, kuko ni ngombwa kumenya ukuri. Abantu mudahagaze mu kuri mu bihe bigiye kuza by'akaga, ntabwo muzabasha guhagarara. Niyo mpamvu naje hano, ntabwo naje hano kugira ngo mbaryoshye mbabwire inkuru. Ndababwira yuko intambara ya Yesu Kristo na Antikriste igeze ahangaha. Okay? Ni ukuvuga ngo buri muntu wese wumva hari icyo agomba gukora, Noneho kuri uwo mugoroba kukabwibwa bigeze, tugiye kubona tubona saa 4 z'ijoro, ngira ngo hari ahantu aho Trump yari ari kugenda atsinda, nko muri Pennsylvania, muri Michigan, tugiye kubona tubona bashyizeho itegeko ngo ntabwo twongera kubara. Kubera iki? Kubera ko abaguverineri baho cyangwa se abategetsi baho bari abantu nyine b'abademokrate. Ibyo ubundi mu mategeko muri Amerika ntibibaho. Ibyo ngibyo ni ibintu bidasanzwe. Naho kumva icyo tutari tuzi nuko guhera mu masaa 6 y'ijoro batangiye kuzana barote ziri fake. Niyo mpamvu nagusomeye nk'ahantu hamwe urugero, aho muri Wisconsin mu isegonda rimwe amajwi 140 bisaga, 100 na bingahe, praise God, 143 bisaga mu isegonda rimwe, byose bikaza kandi bikaza bipakira kuri Biden. Ubwo rero ibi ngibi nkubwira ntabwo ari ibintu byo kukuryoshya, ibi ni ibintu seriye, ku buryo ngo hari za investigation ibihumbi n'ibihumbi zigiye gukorwa. Nyabuneka nimukanguke.
ibintu ku isi bigiye guhinduka. Najyaga mbabwira ngo Imana akaguru kayo kamanutse kageze mu Rwanda, oya no muri Amerika kahageze. Ubu tugiye kubona ibintu tutari twabona kuva isi yabaho. Mbere yuko uvuga ngo uri umuhanuzi w'ibinyoma, butegereje ubu se aho uri we ntiwatangiye kujya wikora za rosheshe zawe? Dore n'ikibazo kiriho, umuntu araza yashaka kubwira abantu ukuri, aho kugira ngo wowe ufate ibyo nkubwiye ugende wikorere ubushakashatsi, ahubwo wowe ugiye gushaka ubushakashatsi muri bya binyamakuru by'ibinyoma biri kumwe n'abakora za manyanga. Oya, ibi ngibi nkubwiye ni challenge Imana iguhaye kugira ngo ugende ushaka ukuri, kuko nushaka ukuri uzakubona. Ariko ibi nkubwiye nugenda wowe ugashaka uburyo ubihinyuza, ntabwo uzabona ukuri. Ubwo rero nababwira ngo nyaboneka mwitonde, turi mu minsi ikomeye. Mu minsi iri imbere uzabona imisozi itangiye gutitira hano muri Amerika. Mu minsi iri imbere uzabona abantu bamwe utakekaga ko bashobora kujyanwa mu nkiko no muri za prison, bajyanwe mu maprison. Ibyo ngibyo uzabibona. Ikibazo rero cyabaye, Trump afashe ubutegetsi, yaje ari wa muntu uri gukubita akanyafu abanyamakuru. Uko kubakubita akanyafu ariko we ntukihutire kumucira urubanza, nuko ari ibyo Imana yari imutegetse. Dore nkawe reba itangazamakuru ukuntu ryerekanye ikibazo cyo mu Rwanda ku isi, uhera mu mwaka 1994, 1995 kugeza mu mwaka ubwo Diane Rwigara n'abakizito bari batangiye kujya bafungwa. Kugeza ubwo ngubwo itangazamakuru ryabaga ari ryarindi ritaka Kagame, ryabaga ari ryarindi ritaka u Rwanda. Wowe ntukavuge ngo kubera ko ibinyamakuru byose byanga Trump ngo ni ukuvuga ko Trump ari umunyamakosa. Muri iki gihe tugezemo, aho hari intambara hagati ya Satani na Kristo, wowe icyo ugomba kujya ureba, ahubwo ugomba kureba, ntukajye ahari nyamwinshi gusa, ugomba gushaka ahari ukuri. Ndakubwira ngo ibinyamakuru 90% wenda birenga ubu ngubu turi kubona muri aka kanya, byose biri gukoreshwa na Satani. Witonde utagwa mu mutego, witonde utagwa mu mutego. Iyo wageze mu mutego wa Satani, ndakubwira nk'umukozi w'Imana, kuvamo ntabwo byoroshye. Yesu Kristo yarambwiye ngo ubwire ngo abakumva ngo kugwa mu musatani w'ubuyobe, kugwa mu musatani wo kubeshywa. Reba ibiri ba mu Rwanda, ni bande bahumuka amaso bakareba, ni bacyane imbarwa. Yesu arambwira ngo kuva mu mutego wo kuyoba ngo nuko ngo ni nkuko igitangaza cyo kwa umuntu wazuka avuye mu bapfuye. Niyo mpamvu muri iyi saha, muri uyu munota, ugomba kwitondera ibinyamakuru, ugomba gusoma n'ubwonko bwawe. Ntukajye usoma ibinyamakuru biri kuvuga abantu nabi, ntukajye usoma ibinyamakuru biri kubashinga people, ntukajye usoma ibinyamakuru biri kuvuga ku mwana wa kanaka, umugore wa kanaka, bikazana bigashyiraho abantu. Wowe tubwira inkuru yabaye. Hanyuma rero ubwo amatora abaye, habayeho kugambanirwa ibinyamakuru byose kuko bitashakaga Trump, bita bivuga ngo yatsinzwe birihuta. Ariko ikintu batazi nuko duhagaze ahantu nkaho Dawidi imyaka ibihumbi bishize byinshi yarahagaze ahagararanye na Goliyati. Dawidi yarahagaze wenyine, umwana w'umukene ufite nta bushobozi militeri yari afite amabuye makeya, yari afite n'uruhago runimo amabuye, ngira ngo yari afite n'ako gapata. Noneho araza abona umuntu w'igihangange uhagarariwe n'abakomeye bose, bamuguriye intwaro zikomeye, uwo bamwitaga Goliyati. Dawidi araza ari wenyine, areba wa mujayanti witwa Goliyati, aramubwira ati uje kuntera
uje kuntera we usuzugura imana y'Uwiteka, ariko ngewe ndaje kandi nzanye n'Imana. Ndakugira ngo nkubwire ko Trump ahagararanye n'Imana. Trump ni umuntu ufite abantu basenga, abademokrate. Imana barayirukanye, no gusenga kwayo Imana yarambwiye ngo ntishobora kubumva. Ubwo rero baraza abanyamakuru, mbere yuko ibintu bisobanuka, baraza bahita bimika Biden. Bamaze kumwimika babikwiza isi yose. Ibi binyamakuru nabyo hari ugiye kubona bagiye kuzagwa mu munyururu. Nigeze gutanga ubuhanuzi mu mwaka wa 2017 mvuga ukuntu ibi binyamakuru bikomeye na za Google na za Facebook na za Twitter zose Imana igiye kuzikorera judgment. Ibyo ngibyo biri tubihagazeho bigiye kuba. Ubu ngubu Imana yamanutse iriyize, kandi biba hano muri Amerika bigiye kwerekana ibizaba ku isi. Turizera ko Satani atazafata Amerika, turabyizeye cyane rwose, kuko Imana yacu dusenga ntabwo izadutenguha. Ariko uhagarare nawe mu gihugu cyanyu, kuko Satani abazi. Ibizaba rero hano muri Amerika bizatera ibyiza ku isi cyangwa ibibi. Hari ahantu Antikristo azafata, hari naho atazafata. Ariko igihugu cya Amerika Trump atsinze, ntabwo Satani Antikristo ntazagifata, kandi turizera ko atazagifata. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Nakubwiye rero uko ibintu byifashe, uko mbibona mu kuri, mu ijisho ry'ukuri, uko Imana ibinyereka. Ibyo rero kubera ko mbikubwiye, wowe wagombye kugenda ukikorera ubushakashatsi bwawe. Ariko ndagira ngo nkubwiye ko ubushakashatsi ntaho wagera ukurikiye CNN, ntaho wagera ukurikiye ibinyamakuru. Dore ukuntu umenya abantu bari real na fake. Ujye ujya kuri Twitter zabo, ujye ujya kuri Twitter ya Biden, ujye ujya kuri ya Trump. Niba uri umukristo, nyuma y'iminsi 3 uzaba umaze kumenya abakorera Imana n'abadakorera Imana. Dore nk'ubu ngubu abavoka ba Trump babaye threatened, imiryango yabo babateye ubwoba, ku buryo n'abagiye gutanga ubuhamya bose ubu bagomba kurindwa. Umuntu ushatse kujya kuvuga ngo ndajya kuvuga ibyo nabonye, tuvuga haro nk'abakozi bakorera muri iriya Dominion system, bahagurutse batoya tugiye kubivuga ukuntu batwigishije kuratisha Trump, barahaguruka. Abo ngabo bahagurutse, abo bamenye, ubu ngubu abana babo babatikishije ubwoba, imiryango yabo, adresse zabo barazifite, bari gukoresha iterabwoba riteye agahinda. Ariko icyo batazi, muri Amerika hari abaturage bakunda igihugu cyabo. Muri Amerika hari abantu bagikunda ukuri, ariko abantu ntabwo bakunda kuvuga cyane, ntiwamenya n'abari. Ubwo rero ndakubwiye ngo tugiye kubona revolution muri Amerika idasanzwe, ariko iyo revolution izakwira isi yose. Ntubona ko hari ikintu kiri kuba ku isi yose? Imana iri kugusaba ngo haguruka uhagararane n'Imana. Ubu ngubu tuvuga abantu bahagarariye izo Dominion system, izo software zikoreshwa na China na Russia na Venezuela. Ubu ngubu tuvuga abazihagarariye, hari abari bari muri Colorado, ngira ngo hari abari muri Georgia. Ubu ngubu bose ngo ibiro byabo ntiwababona, ntawe uzi ahantu bari, kuko ibyo bari gukora FBI, inzego z'ubutegetsi zigiye kubafata, kuko ni big felony, ni big crime kuza ukivanga mu matora yo muri Amerika ukayasopanya. Imana ishimwe kubera ko twari tugifite guverinoma. Ibi byari kuba ikibazo iyo tuba tudafite guverinoma. Ariko reka mbabaze ikindi, hari abantu bakoze analyse statistique bareba uburyo Biden yatsinze, baravuga bati ibi ngibi ntibishoboka. Ubwo rero mu bimenyetso bimwe na bimwe bafite, harimo ibimenyetso by'imibare byerekana ko hari ibintu by'amanyanga byinshi cyane. Ariya matora akirangira kuba, hari ibintu byinshi byahise biba byerekana ibintu bidasanzwe.
ako kanya Facebook irahaguruka na Twitter na Instagram. Waba uvuze ikintu gifite ngo amatora bagahita baguha information ngo nta wundi muntu ngo watsinze ngo ni Biden. Noneho bakora ibindi bintu ubona biteye kwibaza. Bakaza bakakubwira ngo tuvuga wenda niba hari umurepublican siritu bare bakomeye siritu nka president niba yanditse akavuga ati hari fraud habaye ahangaha, Twitter yashitaga ishyiraho ka flag kuri iyo tweet yenyine kuri post ye, igahita ishyiraho ka flag kavuga ngo ntabwo bishoboka ko muri Amerika haba fraud, ngo it's ngo unlikely, ngo bishobora kuba nk'ibitabaho ko Amerika habaho amanyanga. Ibyo bikagutera kwibaza kuki uri gushaka kuvugira abantu bari kuregwa ko bakoze fraud. Ibyo ngibyo si ukwikeka. None ikindi gitangaje, Biden bakivuga ngo yatsinze, nk'ejo barahuruduka bashaka pankarite, bashaka posta ngira ngo, noneho agahagarara ahantu havuga ngo the office of president elect. Ibyo ngibyo ubundi muri Amerika ni ibintu udapfa kubona. Donc wabonaga bari guhushira ibintu bari kwihuta, ariko ni iki kituma muri kwihuta? Kubera ko bari kwiba ubutegetsi. Ibyo ngibyo rero nibyo byatumye mpaguruka n'abandi bapasteri, kubera yuko ntabwo tuvuga niyo batwari turi kubaho turi abakozi b'Imana nyamugihe cyatariya tugaceceka. Icyo gihe Atariya najyaho urabizi bibi byinshi yakoze, yisha abantu arabarimbura. Igihe cyose agiyeho umutegetsi Imana itashyizeho abantu bagaceceka, icyo gihe hazaba kaga. Niko turimo mu Rwanda. Urabizi yuko intambara ibaye muri 1990 abantu barahagurutse baravuga ngo Kagame ngo nudutabare. N'uyu munsi muri Amerika iyo nteruro turayifite. Hari abantu benshi bari kuvuga ngo Biden, ariko ntabwo uzi icyo uri kuvuga. Navuga ngo Yesu akubabarire kuko ntuzi icyo uri kuvuga. Urebe ya video nashizeho ejo ya mukobwa nakubwiye utarigeze wiga Imana ikaza kamwereka ngo abademokrate ngo yakorana na Satani. Inyuma ya Biden mureba hari Bill Clinton. Inyuma ya Biden mureba hari Obama. Inyuma ya Biden mureba hari abamaso. Nyuma ya Biden mureba hari Illuminati. Nyuma ya Biden mureba hari ntabwo ari Biden na Kamala Harris, hari ba Bill Gates. Nyuma yabo ngaho mureba ni imbaraga zo mu mwijima za Antichrist. Nabikubwiye ubitekerezeho. Urabizi mama Domitira kera ni wajyaga ambwira ngo abamareka baraje barambwira ngo abantu ngo turababwira ngo ariko se murumva, ngo abantu ngo turabigisha ngo ariko se ngo murumva. Nanjye ibyo ngibyo maze kubibona, abantu Imana irababwira ariko se murumva. Ariko rero wakumva utumva, urabizi ko umunsi umwe uzahagararana n'Imana. Buri jambo ryose Imana yakubwiye uzaribazwa, niba warumvise ibyo pastor akubwiye cyangwa ntubyumve. Nyuma rero y'aba bantu nababwiye ni Satani. Niyo mpamvu mu ishyaka ryo kwa Biden hari abarozi n'abarozi buri kwezi barateranaga. Nyuma y'icyo bita the new moon, iyo hazaga icyo bita the new moon, barateranaga bagakora gushikisha kwabo, bagakora witchcraft zabo. Ntushobora kubona umurozi n'umwe uri kwa Trump kuko baramuzi uwariwe, Ntabwo ndi kuvuga ko Trump ari umwere, ariko ndi kuvuga yuko ari umugabo usoma Bibiliya, ko ari umugabo usenga, ko ari umugabo ugendera kuri Bibiliya. Amategeko ye we ntukareba uko yitwara inyuma ngo umujudging.
ariko uzagenda ureba amategeko ye yose ibyo arengera ni ibintu Bibiliya yemera. Ndangije mbabwira aka gaparo. Hari umukozi w'Imana watubwiye ati urabizi narindi kuvugana na Holy Spirit n'umwuka wera, ndamubwira ngo umwuka wera ngo ariko ngo wabonye ko ibyo bari gukora, kubera ko Imana nawe yamuhishuriye ko n'umukobwa ukomeye cyane ujya mu ijuru buri munsi ahura na Yesu Kristo. None Imana yaramubwiye ko Trump ari we uzaba perezida, kandi nanjye ndabibabwiye 100% ndabizi ko Trump ari we uzaba perezida, kandi yaratsinze cyane. Hari imashini ziri muri Germany zerekanye ko Trump, kubera ko ariho server zari ziri, amajwi nyayo Trump yatsinze 71%. Ubutabera nibukora, Imana ikakora ibyatubwiye, kandi turabizi ko itazadutenguha. Trump ni uzaba perezida. Noneho umwana abwira umwuka wera ati Holy Spirit, ko ndabizi ko Yesu yambwiye ko perezida Trump ari uzatsinda, none nkaba mbona Biden yashyizeho cabinet. Iyi cabinet yashyizeho, iyi cabinet ni cabinet nyabaki. Umwuka aramusetsa, yabivuze mu Cyongereza ngo where, yabivuze gute? Uretse tubisome neza kuko birasekeje, ni ngombwa ko mbikubwira. Haleluya, 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 haleluya. Ngo yaravuze ngo I was conversing with the Holy Spirit the other day, and I was asking what the Holy Spirit think about what's going on with Biden forming his cabinet members. The Holy Ghost said the only cabinet he will have left is one holding his serious. Ngo cabinet yonyine azagira izasigara ari ya cabinet nyine aho ashyira serious, aho ashyira n'amasahani ye wenda, aho ashyira ibyombo. Iyo ngiyo niyo cabinet ye yonyine azasigarana. Turi muri Amerika, turasenga cyane, ntabwo atariya azajyaho, kandi hariho abatambyi, abantu bahumutse amaso, abantu bareba. Iyi message ntabwo nayizanye ngo turwane, ahubwo naje kubwira abantu bose bakunda ukuri ngo bahaguruke bahitemo ukuri, bahaguruke bumve iby'Imana ivuga, kuko icyo umutambyi abereyeho nkuko nakibabwiye muri Malaki 2 nuko aza akabwira abantu iby'Imana iri kuvuga. Ibyo rero nibyo nashaka kubabwira. Mukomeze musengere igihugu cya Amerika, kandi ibiri kuba muri Amerika nibyo bigiye kuba ku isi yose. Justice ni itsinda hano, kandi turabyizeye ko igiye gutsinda. Tekereza ko izi manyanga bagiye bazikora imyaka n'imyaka myinshi, ariko Imana has exposed it. Imana yabyerekanye, ibicanaho urumuri, kuko mu isi yo mu mwuka Satani akora mu ibanga mu mwijima. Iyo hari umwijima Satani arakora. None we yiyuje ucamye urumuri, Satani ahita yiruka ntihongera no kumubona. Niyo mpamvu mbabwira ngo nibyo mu Rwanda n'ibibazo byacu, ibyo mubonye byose mu ibanga mu mwijima, ni mucana urumuri, ni mubivuge, ni mubishyire ku karubanda, kuko iyo ucanye itara Satani ntabwo yongera gukora. Ndabashimiye. Nsoza ndasabiye igihugu cya Amerika kugira ngo kigaranzure umwanzi, kimutsinde, ajye munsi y'ibirenge by'abera, kuko aho ngaho niho Satani agenewe. Ijambo riravuga ngo behold, I gave you the power to tread upon serpents, scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means harm you. Ndabasengeye ngo Imana ibahe gushishoza, ibahishurire ibihe turimo. Ibi ni ibihe byo gukomera kukuri, kuko ngo
ubwo Yesu Kristo aje ngo udahagaze ku kuri wese agiye gushyirima. Niyo yanzu batubwiye yubakiye ku musenyi, iyo nzu ntabwo izabasha guhagarara, ariko abubatse ku rutare, abo bubatse kuri Yesu Kristo, abo ngabo bazatsinda. Abo ngabo nubwo umuhengeri waza, nubwo imiyaga n'inkubiri z'imiyaga zaza, ntabwo iyo nzu bubatseho, ntabwo urwo rutare bubatseho inzu yabo rwanyeganyega, kuko urwo rutare ni Yesu Kristo, niwe kuri. Fata ukuri, ariko uhitamo. Iki si igihe cy'amashyaka, ahubwo ni igihe cyo gushaka ko ukuri gutsinda. Ibyo ngibyo nibyo Imana ishaka. Ishyaka ritsinze ariko ukuri kudatsinze ntacyo twaba tugezeho. Ukuri ni gutsinde muri Amerika, mu Rwanda no ku isi yose. Imana ibagirire neza. Bye bye.